Mwaramutse rero, mwaramutse bakunzi ba GSM TV. Iyi ni wa mwanya wahariwe ibiganiro byanyu. Turabasuhuza igitondo cy'uyu munsi, ndabona ari icy'umugisha. Ni igitondo kidasanzwe, turasuhuza aba hano, harya hano bavuze ko ari hano ni Nyamirambo, aho dusanze umugabo w'inkorokoro, turaza kumuganiraho. Turasuhuza aba hano Nyamirambo mu Biryogo mwese, abakunda TVR yaho. Turasuhuza abo mu majyepfo, ab'amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Turasuhuza ibihugu byose bidukikije, turasuhuza nabo hakurya y'inyanja hose nk'uko dukunda kubivuga, turabasuhuje. Ubwo rero mbere ya byose mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibindi biganiro bikurikira, mukande amalike, mukore amashare menshi cyane kugira ngo ikiganiro cyacu mube mugiteye inkunga yanyu ni ugukanda sub, ntabwo ari ibintu byaganje. Ukanda sub ugakanda ku nzogera, ibyo urumva ari ibintu bigoye. Turabasuje rero, karibu kuri GSM TV. Turi kumwe n'umutumirwa, ngewe mwumva ni Jumongo. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, tumusanze hano Nyamirambo. Ariko menya ukunda aka kantu kano kanisaho cyane. Akanisaho cyane. Turaza kukarebera hamwe se nagaki, ubundi kuki ugakunda nabyo turaza kubirebera hamwe. Ariko manzi mutumirwa yitwa, ariko ubundi bibwiye bakunzi ba GSM TV banje kubasuhuza, ababanzi n'abatanzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikaze rero, gusa mfite amakuru yanzanye hano irasanzwe. Uri umugabo w'inkorokoro, nagiye ntega amatwi cyane, barambwiye ngo ukunda abakobwa, ese nibyo koko? Ibyo ngibyo ndaza kubibasubiza. Wafora ukahuranya nta kibazo, tubwire. Barambwiye ngo hano ngo muri aka gace ngo abakobwa ngo bakunda bya hatari, ubundi nibyo koko cyangwa barakubeshye? So ndumva ibyo mvugwaho ndi uwo kubaha ubuhamya no kubaha ukuri kwanjye na nyir'ubwite. So abantu bo baravuga hari igihe batazavuga, anyway uyu munsi baramvuga, ejo bakavuga undi, gusa ibyo bavuga ni ibinyoma, ndumva nta kuri kurimo. Ni ibinyoma. Ukuri kwawe ni uko atari byo, ariko ngo wari ufite umugore, nibyo cyane? Of course ntari mufite. Muracyari kumwe? So ntabwo turi kumwe, hari akabazo kajemo ariko katari kanini. Karisimo. None se wenda dukubise tubangura kuri iyo ngingo, ariko dufite n'undi, dufite na wa muhereza wawe, harya we yitwa nde? Murakoze cyane. Umuhereza wamanze amazina yanjye Mwashakane. Ariko ubundi tukiri aho, ibanza usoze nyine abakunzi bawe. Abakunzi ba GSM TV rero hagati aho ngaho ndabashobora mwese, abari mu Rwanda n'abari i mahanga, mwese tubateye yambo. Kubatazi ruka akazina ni Ovaki. Ariko ubundi ko twakwisi numvishe vuga ngo ni umuhereza, abantu bose bajangura ubundi uhereza iki? Uhereza iki? Jewe mereza ngo ni ya TVR, adufasha kuduza ka TV. Ngiye mufasha kumweza ka TV. Muhereza kwa ya TVR, mbe numva ukuntu imeze. Banguka. None se manzi, ubundi nakire nanjye numve ino TVR yanyu. Nawe uzapfa usiga abana cyangwa ari abana bapfa usigare? Kameze neza.
ko twinywera hano i Nyamirambo. ko ari umuzigizigi, ko ari umuziga ryinyo. Igaruka usubiye ukuri ko guhoraho nuko uzabyara abandi nabo bakabyara abandi ntugagende. urakumva ute? Ni nziza cyane, nzajya nza kongera nanjye kugira kuguraho akandi. Aka kantu ni sawa. Ubwo rero tukiri aho, Yego. barakubeshyira ko ukunda abakobwa. Yeah. Ukuri kwawe ni uko utabakunda. Of course. Ariko ubundi wari utangiye umbwira uti umugore wawe ntimukiri kumwe, ngo hari akantu k'akabazo kajemo ngo gatoya gatuma mutandukana. Ese akabazo gato kabaho katuma utandukana n'umugore ni akahe mu magambo magufi? Bivuze mu magambo make, ubundi akenshi na kenshi nanihereyeho ubukene butandukanya abantu. Ubukene, inzara, inyota, kwambara kuba atabona ibyo we ashaka. Ubwo ni nk'ibiki? Buriya muri kamere ya muntu hari ibintu navuga bikenerwa. Urugero kurya neza, ukanywa icyo ushaka, ndetse utibagiwe no kwambara neza. Ibyo ni ibintu igitsina gore. Mbese ako kantu ni yarabikwatse urabibura cyangwa se warabibonaga ntibimuhaze? Mu bushobozi bwanjye buke nari bifite ibyo nabonaga ntabwo ntiwahagije ukwifuza kwe. Ubwo rero wenda none se ni iyihe nama wagira abakunzi ba GCM TV, abubatse n'abatarubatse? Mu magambo make, abakunzi ba GCM TV icyo wababwira ni iki? Inama nabagira cyangwa se icyo nababwira ni uko mbere y'uko ubana n'umuntu, ubwo uri kubwira abatarashaka, ni ukubanza ukareba ngo eske uyu muntu azabasha kwihanganira ubukene bwanjye, cyangwa urashaka kuvuga abakire ntibakarongore? None se ubwo urumva niba hari ibyo ubuze, umugore akaba yagenda, uri kumva? Urumve intandaro yo kugenda kwe nuko hari ibyo yabuze. None se aho abagiye ubundi aho yagutaye, bya bindi akubuzeho bisobanuye ko hari ahandi ajya kubibona kubishakira? Ashobora kuba atabibonera iwawe bitewe n'inshingano zo mu rugo afite, ariko yagenda akaba afite liberite yo guhana buri umwe wese, uri kumva, ashaka. Umubwira ati ndagukeneye, turimo turajyana, ati ifite 5,000. 5,000 ubwo nangahe? 5,000. Kuko hari abantu baba bataziraga igifaransa. 5,000. Ubwo bakaba baragiye, aya ngayo akaba yakoreye. Niko hakundi uzabona mwatandukanye nyuma, ukabona afite telefone nziza, yambaye inkweto nziza, ukabona mbega uko mwari kumwe ameze siko kimeze. Wakwibaza ngo wayi ameze neza kuko yari ameze turi kumwe. Noneho dufora tubangura tukubita tugahamya, noneho aho wari uri ku ruhande rw'abatarashaka b'abasore mbese. Noneho icyo wabwira abagabo bubatse none bitware gute kugira ngo zidasenyuka? Murakoze. Icyo nabwira abagabo bagenzi banjye bubatse bafite ingo. Ariko gatoya tukiri aho, yego, hari andi makuru mfite ko nawe ngo ukundwa n'abagore. Noneho ngo ukundwa n'abagore cyane, ngo uri umugabo ukundwa n'abagore. Ubundi ni iki bagukundira none? Nanjye sinyizi ko uwawe mwatandukanye, ariko noneho ngo ukundwa n'abagore cyane. Tubwira ibanga ukoresha kugira ngo ukundwe. Ibanga nta rindi, gusa ibyo babona n'ibyo bamvugaho ntaho bihuriye. Urabesherwa naho?
gukundwa ntabwo ndi ukwangwa ndakundwa ariko uburyo nkunzwemo butandukanye n'ubwo abantu bo babasha kuntekerezaho. ariko se ubundi ubwo uko gukundwa n'abagore cyane ntibyaba byarabaye intandaro yo gutandukana n'uwawe mwashakanye? So aho ngaho ntabwo ntabihamya, nta gihamya afite cyemeza ko ariyo ntandaro. Gusa icyo navuga cyo ni uko nta ngeso mbi yigeze ambonaho. Ingeso nta ngeso mbi yigeze ambonaho ngo avuge ngo abakobwa cyangwa se abagore bavuga. ingeso njye mbi nayumvise. Ingeso mbi ni uko utamuhazaga mu byo yari akeneye. ubwo nuko ubwo njye ngeso namaze kuyumva. Urumva rero ntabwo iyo ngiyo ariyo mpamvu kuba nkunzwe, siyo mpamvu. ese niba yarakwagaga nk'ibihumbi 10 byo guhaha ku munsi ukabona wenda ibihumbi 9, ingeso ni uko ubuze icyo gihumbi. Of course kikabura icyo ngicyo. Ariko ubundi ntabwo navuga ngo intandaro niyo ngiyo nabo bakobwa cyangwa se nabo bagore. Aho ngaho naba ngiye kubeshya. Waba ugiye kubeshya? ubwo rero bakunzi bacu ba GCM TV, uyu ni wa mutumirwa wanyu mwantumye. mukomeze mukande subscribe, mukanda like, mukora amashare menshi ku nshuti zanyu. inshuti igiha inshuti ikoreshe indi nayo ikoreshe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ubwenge nibyo bihora bibageraho. ariko ubundi hano uretse kuba wenda twahaburiye ngasanga wikundiraga iyi TV, undi mu buzima busanzwe ukora iki? So mu buzima busanzwe transporter, umushoferi hano muri quartier. ujya ukorera mu ntara cyangwa ukorera hano muri ville ya Kigali gusa? Oya, no mu ntara tugerayo. nase biri kugabura cyangwa amafaranga gusa nyine ibintu by'akazi muri ino minsi biri kugenda gake. Amafaranga arimo kubura. Mbega bigaragaza ko hari ubukene mu bantu. ubukene mu bantu kandi ugeze ku rwego rwo kuba ni taxi voiture, ni ubushoferi busanzwe? Ni taxi voiture. kandi barambwiye ngo harimo amafaranga, ngo amafaranga arajojoba ngo apana amafaranga yo nayo. Amafaranga yo nayo, ariko twizere ko azaboneka. jya ukora cyane, mujye mukora cyane, amafaranga arahari, azaboneka inshallah. mujye mukangurira na bagenzi banyu bajye bazinduka. ubwo rero bakunzi bacu ba GCM TV, turabakangura gukomeza gukanda subscribe menshi cyane, menshi, ariko tukabibwira umuntu aribwo bwa mbere ageze kuri no GCM TV. uwayikanzeho ntabwo yongera kuyikandaho. icyo gihe akanda like, agakora comment, akanasharinga. ariko ubwo ukanda sub cyangwa se subscribe ni umuntu uba ageze kuri no channel ari ubwa mbere, niwe ugira gutya ngo sub ubundi agakosharinga kuri bagenzi be. ubwo rero babyumvise, tutarambiranye tuzasubira iki ubutaha. we hari icyo wumvaga wababwira? nawe ndabashishikariza kuduteza imbere, bagakora subscribe kuri GCM TV. turabakunda cyane hagati aho ngaho. ciao. Thank you. I'm about to tell you the story about Kiki and Gus. Twana kwiganirira bisanzwe noneho. The notorious couple known for the grand and the heist. wabura musi. Nukuri kw'Imana urimo cyane aho. Nese cyaje ko twagiye kuzakajiza. Oya reka nze ndaguhamagarira Gisele mu kanya.
agira aziduni nanakaraga intebe ngewe bitwaye hari n'igihe ntabwo twigira ukajya ubona abantu benshi bahita baza hano iyo umwanya irakuza